iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri shortwaves kuri metero 19 na metero 22 i Bujumbura. Mushobora rero no kudusanga kuri internet kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi. Dukomeje no kubatumirira ahanini urubyiruko rwihangiye umurimo. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu nshuti banywanyi. Nk'uko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko, noneho turashingira ku buhinzi. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana. Yihangiye umurimo, afite aho umaze kumugeza, araza kudusobanurira mu kanya. Sakina, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva, ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye bakunze ibijwi ry'Amerika kugira ngo ubanyuriremo muri makeya, nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire. Banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ari we. Sakina, turi kumwe? Tubaza telefone ye icitse. Reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo, aho ageze, inzitizi yaba yarahuye nazo, uko yagiye azisimbuka, n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo, aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabibyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga. Ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona, hanyuma akaba aragarutse. Sakina, nabyumvise. Yego, turakumva none. Muranyangana, ndi mu rugendo akcara ubu ngubu ndi kuva i Nyagatare ndi Kigali. Hari inama tuvuyemo n'ubundi ibintu by'ubuhinzi, enda tugize abayinganaza kubivugaho, ariko muri make reka nibwira abo bari kutwumva. Yego. Amazina yanjye nitwa Usengimana Sakina, mfite ikigo cyitwa Afrifood Limited. Twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, avoka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, dufite n'abakozi bari permanent, ndetse twohereza iyo tuvuze mu mahanga, mba ndi kuvuga i Burayi, harimo ibihugu wenda byo mu Bwongereza, nkavuga German, nkavuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. Muri make rero nibyo dukora, tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange. Ndagushimiye cyane. Uravuga ko mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu Burasirazuba bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera?
oya ntabwo turahagera iyo urebye kubera ko twebwe ducuruza imbuto imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fureshi ntabwo tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho uvuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagiraho byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga. Sawa rwose ubwo turabategereje n'amaboko yombi. Twari tuvuze wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu Rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nko mu muco w'Abanyarwanda gusenda tubize cyane cyane nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugenda navuga mu bantu bo muri Aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hotepa. Hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamurari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisapurayinga kubera ko munarebye nka covid ibibuga by'indege barabihagaritse ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubu ngubu uruhare runini cyane tubijyana hanze. Nibyo ubwo iyo ni imwe mu nzitizi nk'uko nabivugaga mu kanya ubwo telefone yari icitse navugaga ntashobora kuba hari n'inzitizi wahuye nazo uraza kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka cyane cyane nko muri kiriya gihe cya covid. Ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze nimwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute? Tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative ndanavuga nka koperative y'i Nyanza n'i Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda. So rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka SMI iyo ugitangira na ubutaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi bijyanye n'ubutaka. Ikindi kintu bifasha no kucreatinga imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu Nyanza tukagira n'ifamu Gatsibo ariko izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora. Nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka urusenda biri hano kugira anabyigira ese urusenda ntararubona nazikora gute. Iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nawe gutera imbaraga kugira nawe ube wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatraining yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri Accra cyangwa se na Yego ugatraininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bihoraho ariko nk'izo famu iyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe. So muri make rero gusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70 kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni 100% kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu. Ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri byibura bakamenya uko ubuhinzi bukorwa cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze. Abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi babishishikariye cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere mukareba se urusenda hari ukuntu nyine hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumetiriza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha. Ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira
ubona abantu bari kugenda babyitabira, yaba ari abahinzi bari mu makoperative, ari abahinzi ku giti cyabo, kuko n'ibi biganiro tuba tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe n'ibyari twahinga, ese turahinga uruhe rusenda, ese undi hehe nk'urusenda wenda rwitwa bataye, usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera habanero. Habanero ni urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo, urwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bisaba kurukurikirana cyane. urwa badaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane. Nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora, n'iyi miti, ese sidi ndazikora, sidi n'imbuto zo gutera. Ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo, rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye. Yego. Ikiganiro muri Isanga rero ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na Sakina Usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye. Ku murongo wa telefone twakire Dushimimana Rose. Uranyumva Rose? Rose Dushimimana ntabwo ubanza atarimo kutwumva. Reka dushake. Ni Roza? Oya. Ni wakoresheje nomero yanditseho Dushimimana Roza? Oya. Uyu ni nde se tuvugana? Ni Eric se? Yes, ni Eric. Eric. Yego, ubwo turaza kumugarukaho nyuma, ndumva atabashije kutwumva. Yego Eric, urahagana hehe? Sorry gato. Ko ntakumva neza. Kanumva sama telefone atangiye nabi. Mutwihanganira abadukurikiye, telefone zirimo kwigaragambya muri ya mukanya turaza gukomeza. Reka tube tuganira na Sakina ku bindi bikorwa by'embese. Abanza natubwire uko igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi sosiyete nk'iyi. Byagenze bite? Byakujemo gute? Ni inkuru ndende ariko wenda nyihitiyemo muri make. Ni ukuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere, nakoraga ibindi bintu bya fashion, nakoraga kuboha amasaro, amaherena, nkabikora. Fashion ndayikunda cyane. Noneho nyuma nza kuza kwatenda ibintu bya Youth Connect, icyo gihe byari mu 2019. Noneho icyo gihe amwe mu basemina batangira kugenda bavuga ariko muri Afurika ko mufite ubutaka ni ukubera iki mutabukoresha neza. Ariko mu by'ukuri ukuntu we yavugaga, aravuga ati muri Afurika mufite ubutaka ariko murashonje, si ibiryo bituruka he, ese we wabikoraho iki? Nk'umuntu rero wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo, naratangiye ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho. Ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo, nkavuga reka mpinge. Icyo gihe mpera ku bintu by'amakwavuro n'inyanya, ariko bikagenda byanga kubera ko nta bumenyi nari mfite buhagije, nta n'igishoro, nta nubwo nari mfite n'abakozi babizi. Kubera ko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka 10, nkagira ngo arabizi, ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko uri guhinga by'umwuga. Icyo gihe rero cyagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane, amasoko bikanga. Rero ndangije ndavuga ko se nkurikije izi imbogamizi zose zihari, ariko n'ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri iyo seminari, yavuze ati nubwo bwose wenda mushobora kubona hari imbogamizi nyinshi, ariko murebye nk'ibindi bihugu, yenda tuvuge nk'urugero Israel, nta butayu, ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye mu bintu by'ubuhinzi. Ubwo rero ndumva nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma namwe ubuhinzi bwanyu butatera imbere, nubwo bwose hashobora kuba hari imbogamizi. Ubwo nanjye nakomeje ndakora cyane, ngira igihe nangira kwegera aba exporters. Icyo gihe negereye umuntu wari chairman wa association ya exporters. N'uyu munsi iyo association iracyahari, ndi na vice chair. So nyuma naje kuba vice chair, ariko icyo gihe ntabyo nahise bagenda begera ndababaza se mwantangira ukajya mungurira, kuko gahunda nahise nuko yenda natangira kubahingira nyuma nkazi exportinga nyuma. Nyuma rero nciyemo yenda muri make kuntu byaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe. Maze guhura n'umukiriya umwe, ubwo nangira ku exportinga.
ariko byari urugendo rurerure cyane, ariko aho byahereye wenda navuga byahereye muri iyo semina, ibyo ngibyo bya Youth Connect nagiyemo, bari kugenda bavuga ibintu by'ubuhinzi, bavuga amahirwe arimo, bavuga impamvu tutayakoresha. rero numva nanjye bintera imbaraga ndavuga ngiye kubikora, nubwo harimo imbogamizi, hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora. rero nkumva ko natwe dushoboye, hari ikintu ushobora kubikoraho. rero nuko byatangiye n'uyu munsi rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu buhinzi. imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo, kuko ubijyamo ariko ukagenda uhangana nazo kugeza igihe hari ahantu bashije kugera. yego, turakomeza ubwo tuze kubigarukaho. N'abakunzi b'ijwi rya Amerika wenda hari ibindi bari bifuze kukubaza. Reka twakire Niyiganza. Niganza, turi kumwe? Mbabare niba navuze izina ryawe nabi. Uranyumva? Ndakumva gusa si neza, gusa ariko ndakumva. Yego yego. Urahagana hehe? Ndi Bujumbura. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo? Ndashaka kubaza ukuntu umuntu yoprevena gushinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga ibintu bijyanye n'ibiribwa, kuko nk'akarorero mvuka mu ntara ya Kayanza. Mu ntara ya Kayanza mu Burundi, muranyumva? Yego, turakumva. Nk'akarorero mu Kayanza harakunda intara yimbukamo amavoka cyane. rero nshaka kumenya ni gute umuntu yoprevena gushinga nka sosiyete for example ishora nk'aya mavoka hanze ku giti cy'umuntu, nyine sosiyete y'umuntu bisaba iki, bigenda gute, nibyo nshaka kumenya. Yego, ni ikibazo cyiza rwose. Sakina, reka gusubize. Niganza, banza uguma ku murongo hanyuma agusubize, ko nzi ko ushobora kuba mutatwumva. murakoze cyane Niganza. n'ikibazo abajije nda mu Burundi ho ntabwo nabimenya neza uko bigenda, ariko wenda nababwira uko mu Rwanda bigenda. Uko mu Rwanda bigenda, nk'umuntu ashatse gukora export, nk'ubu ngubu icyiza gihari ni uko hari asosiyasiyo y'aba exporters bohereza imbuto n'imboga mu mahanga. ushobora kugenda ukabaza se chairman n'indi vice chair, bakabaza bakabwira ati ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya haba hakenewe iki. icya mbere hakenewe amalayisensi yo kuvuga ati ufite uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze, ukamenya isoko ushaka koherezaho ni irihe. ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje computer, cyangwa se ukajya nko kuri RGB. harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko. hari amasoko yo muri Amerika, hari amasoko yo muri Aziya. abo bose bakabasha no kuguciraho muri make, wenda ni igihe utaranatangira gufungura kampani. hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, harimo nka NAEB ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga, ndetse n'amakopi. bashinzwe ibintu bijya hanze. noneho bafite amakopi nabo batanga layisensi yo kuvuga ati uyu muntu yemerewe kuba yakohereza ibintu hanze. kugira ngo ubone iyo layisensi rero ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana, cyangwa se ufite ibyo wowe wihingira ku giti cyawe. rero ibyo byose iyo ubashije kuzuza ufite umukiriya hanze, urumva iyo wamaze kumenya amasoko ubasha no kumenya n'uwo umuntu ushobora koherereza. ushobora no kunyura muri ambasade, kuko hari ambasade, hari n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka, nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe turashaka ibintu byo mu Rwanda. ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bakuza nabo. noneho ushobora no kujya no kuri website ya NAEB ugasangaho nyine liste y'ibikenewe. iyo umuntu yamaze kubona iyo license, afite iyo business plan, agaragaza ubwo bushobozi ko uko yabasha kohereza ibintu hanze, akegera na association, kuko association haba harimo aba exporters bagiye bafite experience zitandukanye. hari igihe isoko nshobora kuba narigiyemo nkahura n'izi mbogamizi, ibashije no guhurira muri association birafasha kugira ngo ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira. noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa Rika. ni ikigo gitanga phytosanitary, ni ibipapuro byemeza ko ibintu ugiye kohereza hanze bifite ubuziranenge. ibindi rero ugomba kumenya nk'indege, airline, aho hantu ushaka kohereza indege igerayo. ndumva muri make izo nizo ziba ziri process z'ingenzi, ariko mo hagati ukwiye kumenya ibyo bintu byawe uzabipakinga gute, ukeneye ibiro 5, ibiro 10, ibiro 3. ibyo ngibyo uba wabiteguriye muri business plan yawe.
rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama uburyo dushobora gukora egisipoti mbere dushobora kwegera abantu babikora ari iyo asosiyasiyo ushobora no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari rika yaba ari nayebu yaba ari rdb even na minicom ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze. Yego, ndumva muri make ari cyo ngicyo birumvika birasobanutse. Ubwo icyangombwa ni uko yegera abari mu Burundi bashinzwe ibyo asosiyasiyo cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye. Niganza wabyumvise? Niganza eske hari ahantu noca handi nko kuri yindi site bikuvuga ngo sibe numvirize neza kuko amajwi yiwe sinabimva neza gusa ndashaka sinzo gusubiramo numve gusa numvise ko ikarampa ibyo ikarampa byari ibintu byamufasha umugo ndashaka gusubiramo kuvyumviriza sinzi ko hano no guca nkasubiramo kuvyumviriza neza. Uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri wa@radio.com turaza kuza kugishyiraho. Okay, murakoze cyane. Urakoze nawe. Reka twakire Kanyamuneza Mathias. Nawe ari mu Burundi. Uranyumva? Mathias. Mathias uranyumva? Oui. Yego ndabumva gose. Yego. Nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Je ndi Gitega. Yego. Mu Burundi. Yego. Narefite icyo nagomba gusaba umutumire uyu munsi. Gusaba cyangwa kumubaza? Nagomba kumusaba atore nimero yanjye. Nanjye numva ndi Murundi mvuga Igitega ariko ndakorera imirimo i Nairobi muri Kenya. Nabonye twese mwashyize ko rero byanjohe cyane byashimishije. Ngira ndose nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye. Ntabwo cyafashe. Ntabwo cyafashe nk'umujene ari Burundi. Ntacyo wifuza kumubaza none hase? Nomero yawe turayimo. Gusa ko twovugana byihariye nawe. Ni umuturage badufise ntiyo buri cyafasha nanjye. Urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwerekeza. Nagomba ko yofasha ingene yatanguye. Ingene byagenze. Ngikomeza utega amatwi rero ubwo kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri kiganiro hanyuma ubwo niwumva rwose hari ibindi ukikeneye kumubaza watubwira tukaza kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana. Murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose. Yego urakoze nawe. Twakire noneho Daniel uranyumva? Hello. Oui Daniel, wiriwe? Mwiriwe neza, ndabumva cyane. Yego, wowe uri hehe? Emerereye Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Mfite icyo nabaza usenga Imana rwose. Ari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko. Iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya fast food. Mu by'ukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi, umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa. Ikindi ngira ngo muze kumumbariza, arakumva mubaza. Abantu muri iki gihe benshi batinya ubucuruzi bw'u Rwanda. Akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tuvanga ibintu uburyo bigenda processes bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi wemewe. Ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka, mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo? So ikibazo cya gatatu nsoza, ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo. Murakoze cyane Madame Jeanne. Urakoze cyane Daniel, ibibazo byawe birakomeye ariko reka ni na birebire, reka tugerageze kubisubiza muri makeya.
arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu umuntu yakora ubucuruzi. ndumva wari umaze kubivugaho ibyo ari byo byose usubiza uriya wo mu Burundi Niganza. Mubwire rero muri makeya. Ikintu nagenda niba nahera ku mbogamizi cyangwa se nahera yenda hera aho ushaka gutinyuka. Navuga ko ikintu cya mbere ni gutinyuka nyine nk'uko yarayivuze. Hari icya mbere cy'abantu baritinya, hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru. hari igihe utinya ikintu kuko utarakigeramo. Nkumva rero amakuru ari ingenzi, ariko nk'uriya nari mbwiye wo mu Burundi nkamubwira ikintu cya mbere no kujya gushaka amakuru. Hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo ku-exportinga ni ibintu bikomeye cyane, ariko se ku-exportinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze, ubijyanye muri Congo, ushobora kuba ubijyanye muri Kenya, ahantu hagiye hatandukanye. Nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru, icyo bikenewe ni ikihe, noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsaba, ngewe ibyo mfite ni ibingibi, akaba ari byo utangiriraho. Noneho ikindi cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi. Hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye, nk'urugero kuba nakora export y'imboga n'imbuto, ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome. Ushobora gushaka gukorana n'abagoronome, hari amasosiyete menshi n'abagoronome baba barangije, hari n'abandi baba bafite ama-consultant company cyangwa se n'abandi bagoronome nk'urubyiruko baba ruri hamwe, ugasanga nk'abavuye Israheli hehe, ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kubufite. Rero njye ikintu navuga ni ukwitinyuka cyane. Ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru, noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo, izo ntabwo zabura. Icya mbere nk'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utari umenyereye, nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka, ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu cya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gutya. Kuko hari n'igihe ushobora gusanga uvuga ngo ndacuruza urusenda, ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi, umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi, akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru, wowe ukamushyira urwera rureba hasi. Ayo makuru yose ushaka kugomba kuzarira na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe, isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute. Ese niba nohereza mu Bwongereza ibintu by'ibiro 3, muri Germany ho ndohereza y'ibiro uko nshaka. Niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu Bubiligi, ninjya kohereza mu Bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye. Kimwe nk'amavoka, hari amavoka yitwa hasi, hari amavoka yitwa fuwese. Ibyo byose ni ubumenyi. Cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi, usanga hari ubumenyi buba buri bukeya, ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka. Ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye, tukaba twahuriza hamwe, ngakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane, ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana. Ikindi cya kabiri, hari ibibazo bya finance. Umuntu wese w'urubyiruko nta mafaranga adafite ahagije, ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe bigenda nkorana nabyo. Ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri BPS, ni gute najyayo. Hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugahita ntabwo ibintu bikora, ariko igihe mbona byiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba, kuko hari igihe wicaranye na mugenzi wawe akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora, nta nubwo yigeze ajyaho, byose kuko hari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru, ariko uyashake ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu. Umushiki wawe nyine yarize, urumva ni nk'uko bavuga ati nize icungamari, undi yiga biyoloji. Nshatse kumenya ibya biyoloji ntabwo nzajya kuba icungamari, nzagenda kuwa biyoloji. Nkumva ko ibyo bintu byo gushaka amakuru no kudacika intege, niba ukoze application hano bikanga ukongera ukajya ahandi, ibyo nabyo nibyo nagiye nkora. Niba numvisha amakuru y'abagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo umenye amakuru nyayo, nkakomeza nyine nshakisha kugira ngo ndebe abamfasha n'ibandi. Kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha, ugasanga nk'urugero natanga, hari nk'uyu munsi nyine nkuko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umva i Kigali, hari na dialogue ziba zigiye zitandukanye. Nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu hari hashize iminsi ibiri biri kuba bya agribusiness export public and private dialogue.
bivuga ngo nk'izo mbogamizi umuntu aba yaragiye ahura nayo, niba barambwiye ngo mu kigo runaka harimo amafaranga nkajyayo ntibayame, mu gihe nagiye muri izo nama ndagenda nkavuga ati ariko se ko mwatubwiye ko ibintu bimeze gutya ngaho ntabonye atari ko bimeze, noneho bagatangira bakagusobanurira impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo. Ibyo byose birafasha. N'ibyo ngibyo nari ndi kuvuga, basanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza, nk'ibi ngibi byari byabaye sponsored nk'umushinga mushyashya wa USAID witwa kungara wagura amasoko, uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi neza n'amasoko meza. Ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe ba rwiyemezamirimo bagahura na government, bagahura n'aba institution, bituma bigenda ibintu bimwe byoroha. So rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi. Iyindi mbogamizi ya nyuma ni ibindi mbabarire gato itameze neza. Sakina, mbabarira mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi y'Amerika, hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma, kubera ko telefone zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira. Reka tube twakiriye Emmanuel Didas Kiganahe. Uranyumva Didas? Yego ndabumva. Urahagana he? Ndi Burundi. Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Nuko ndabaza. Halo? Yego. Nariko ndabaza kubyerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga, ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere akajya muri ubwo rwego hageze. Nibyo yari arimo avuga. Ukomeze ukurikire, hanyuma ubwaraza uragenda wunguka byinshi. Yego, ariko kandi ikindi kibazo mfise, nariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiwe kugira ngo nkajewe ni ngaha i Burundi nshobore kuba no mukontakita neza kugira ngo binyorohere nanje kugira ngo ndamwigire. Turaza kumubaza uko wakwifuza kumugeraho yamubona. Yego. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Twakire na Alpha. Uranyumva? Yego. Alpha turi kumwe? Yego turi kumwe. Yego. Wowe ufite ikibazo, urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo? Ni Kigali mu Rwanda. Noneho njye nashaka kumubaza. Halo. Mubaze. Winda phone. Ukorera i Kigali gusa cyangwa hari n'ishami kugira ngo abagushaka bari mu ntara babashe kukubona? Sakina. Murakoze. Twebwe dufite headquarter yacu i Kigali office, ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare, dufite famu Gatsibo, tukagira na famu Nyanza, ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose. Tunuvuga rero umuntu adukeneye ushobora no kugura nko ku masosho media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana. Noneho yenda nko mu gihe utabashije kuba wagera i Kigali, mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe, cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu waba uri. Uko niko ushobora kutugeraho. Ubwo wabaha se iyo site yanyu cyangwa se telefone? Hari n'uwari ubibajije. Hariho ni www.afrifoodlimited.com cyangwa se bakajya kuri Afrifood LW, kuri yaba ari kuri Twitter cyangwa se Instagram na Facebook, bashaka kutwandikira. Afrifood birafatanye cyangwa biratandukanye? Afrifood birafatanye. Alpha, wabyumvise? Cyangwa se niyo yaza no kuri Nayebu, dukorera hafi ya Nayebu. Ni naho dukorera ibintu bya parking na sorting, ariko ama-office yacu ari ruguru yaho, ni nk'iminota 5. Aramutse ari na Nayebu naho dushobora kubonana. Yego, murakoze. Hari telefone se bashobora gukoresha nka WhatsApp igikunda korohera abantu benshi? Hari iyo mwaba mufite bakoresha? Na telefone ni 778
648 basubiramo 078 ndizera ko bayanditse 08 078 yego 648 yego. Ndumva hari bisobanutse. Alpha na Kigana I guess bagomba ko barimo abashaka no kwandika kuri info@afrifoodlimited.com naho dushobora kuri kumwakira kuri email. Yego murakoze cyane. Urakoze nawe Alpha. Ubwo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bandi nabo bifuzaga ibisobanuro, hari n'uwari wavuze ngo tumuhe nomero duhe Sakina nomero ze, ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise ashobora kuza gufata izo za information zose, amakuru akayasanga hariya. Reka noneho nguhe umwanya Sakina uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se ingorane waba warahuye nazo n'uburyo wazitwayemo. Nyine ibyo nari natangiye kuvuga byari ibintu byo kuba nk'ubumenyi bukeneye ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi, kuko njye ntabwo ari byo nize. Soro gushaka abantu mukorana baba bafitemo ubumenyi buhambaye, nacyo ni ikintu nagiye nkoresha. Ikindi kintu cya kabiri, gushakisha amakuru. Nabyo usanga hari amakuru amwe utayafite, ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino. Ibintu mu bintu bijyanye nko kumenya amasoko neza, kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze, hari igihe usanga ibyo mu Bufaransa bashaka ntabwo ari ibyo mu Bubiligi bashaka, ntabwo ari ibyo mu Bwongereza bashaka. Ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyigo, kumenya ikintu kiba gikenewe. Ibijyanye nka packaging aribyo nabyo uyu munsi association y'aba exporters yo gushaka gukemura, no kuvuga ati niko dushobora no gupackaging ibintu mu bintu muri packaging nziza ikomeye, ku bintu biri mu Kigali bikaba yenda biri bugere i Paris cyangwa se biri bugere London bimeze neza nta kibazo byagize. Ubwo rero cyangwa se biri bugere Dubai. So iki ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kugenda gikemuka. Mu minsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logistics, nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u Rwanda ko tugiye kubona kago izaza idutwarira imizigo, ku buryo ibintu rero byacu yaba byasigaraga cyangwa se bidashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya, icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka. Umva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane. Yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga turi kumwe uyu munsi, umutumirwa wacu ni Sakina Usengimana, akaba yarashinze isosiyete yitwa Afrifoods igemura ibiribwa mu mahanga. Reka ku murongo wa telefone twakire Marcel. Marcel wiriwe. Muraho neza. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Ndashaka kubaza umutumirwa, ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga, urabona ko tugira avoka nini na avoka ntoya. Hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri muwayene ziringaniye. Ntabwo nzi ubwoko bagura. Icya kabiri, kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki mu gihe kingana iki. Hanyuma ikindi, kubona akazi mu kigo cye bisaba iki? Murakoze. Nimero zo twazibonye, n'ibyo bibiri nshaka ko adusobanurira. Urakoze cyane. Sakina, wumvise Marcel? Ku bijyanye na avoka zoherezwa mu mahanga, twebwe avoka dufitemo specialite ni izitwa hase. Ni avoka usanga hari igihe tuba ari duto ukuntu dufite ibintu by'uduheri, izo bazita hase, ni nziza cyane. Izo ngizo rero nizo tugura. Gusa ikintu dushishikariza nk'abahinzi cyangwa n'abantu bafite avoka ni ukwita cyane uko bazikata, niba zikata inkondo, kuko iyo umuntu aciye inkondo usanga iyo babishyize nko mu ikarito, ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo temperature imere neza, n'ibizagireyo bikiri fresh. Ugasanga kwa ko inkondo yacitse, imidite yinjiyemo imbere,
ubwo ugasanga avoka igezeyo yangiritse hejuru. icyo gihe rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata. Ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturity. ubundi hari ibintu bitwa dry mata bajya batestinga no muri nayo dufitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba iyi avoka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze, kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi. hari ubundi bwoko rero bwa avoka bwitwa fuwese nabwo bukunda kujya hanze, twebwe dutwaraho nkeya cyane, ntabwo dutwara nyinshi, ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari gufata bagenzi banjye nabo barazohereza. hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri Europe, ariko ubwo uko muri experience yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi, ushobora gusanga ushobora gutwara ibiro 500 ibiro 200 gutyo. bijyanye nk'izo dufata avoka nyinshi cyane ugereranyije nk'izi isoko tuba dufite nyine dushobora kubona. nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni 8. nguvuga rero nk'itoni 8 usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi 40 ujya ubara imwe. rero biba bitewe n'igihenda nk'amawoda dufite bitewe na sizoni. ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri website nk'uko nari nabivuze, cyangwa se umuntu akohereza email iyo hari mu gihe turi gukora opening hagenda hari nka position hari runaka, icyo gihe umuntu araplayinga agakora interview tukaba twakorana. ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese farm afite iri hehe tukaba twamusura, kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho, kuko nk'abaguzi nka bagenzi bacu na sosiyete ikintu bishaka guharanira nuko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho, kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye. n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata, ugomba kwita ku magarama yazo. ntufate nka avoka ifite amagarama 120 ngo uyice uri kuyangiza, kandi mu cyumweru gitaha wagakwiriye kuyicuruza ayo magarama yageze. nk'urugero avoka nziza akenshi usanga ziri guhe bitewe n'isoko ufite, nanone ugasanga nko guhera ku magarama 200 190. usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo bwose utaba ufite ibyo byuma usanga biba birimo kuri nayo byo gutestinga ko iyo voka yeze. icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze, utiriwe nyine utenda n'ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho. ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative. uko nguko niko dushobora gukora, no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose iyo kigeze nkenda nka season tukayiplaningira tukamenya iyi season tuzakora n'abaye bahinzi, rero duhamagara nawe tukagushyira muri plan. hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe ku gihe. umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya? we ni ukurebesha amaso, n'ibyo nakubwiraga byo kureba ko nk'ayo magarama. ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave, kandi nabyumva ntabwo biba bihari. icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama, nko kureba hari nk'avoka ushaka kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana, iyo avoka ntabwo iba yakera. ubwo rero gutya ikintu nari ndikubwira cyagenda kubwiraga ko tujya dukorera amahugurwa, yenda tubonye nk'inkunga z'abantu bafatanyabikorwa batandukanye, ibyo nibyo tugenda tubigisha. dukorana n'ama-organization atandukanye, yaba ari yen yaba ari iyaku, bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze n'iyihe. nta cyuma mfite cyo kuba nayitestinga, kuko icyo cyuma kiba kiri muri kakawuzi, ariko nanjye nshobora kuyireba kuri uru rwego nkaba nabasha kuyipima, kuko urumva hari izo tuba twarafashe tugapima. ushobora kureba rero uko iba imeze, nawe akaba ari byo ujya kubigisha kugira ngo babashe kuyireba, kuba bamenya nabo uburyo babyipimira. niyo mpamvu rero usanga amahugurwa aba akenewe cyane cyane ko usanga nka avoka z'u Rwanda zinakunzwe. kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo, dukwiriye kubyitaho cyane. umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo, icyo giti nyiteho, nivomerere, nyishyireho ifumbire, nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro. atari ibingibi byo kuvuga ngo iki giti kizirera. oya, ntabwo igihingwa cyose kirera, uragikurikirana. niba gifite n'uburwayi ugakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo nawe kizaguhereza umusaruro.
niyo mpamvu rero uba ugomba gukora kugira ngo ube umuhinzi koko w'umwuga, kandi kuba umuhinzi w'umwuga ntabwo bisaba ko ufite amahegitari nk'amahegitari. N'ibyo biti 3 ufite mu rugo wabyitaho neza kandi bikaguhereza umusaruro mwiza cyane. Yego. Hanyuma Marcel sinzi niba gihari, nagira ngo numve niba ibibazo bye yumva byasubijwe ku buryo abyishimiye cyangwa niba hari igisigaye. Marcel yagiye. Noneho twakire Jean de Dieu. Jean de Dieu uranyumva? Ndabumva. Yego, wowe uri hagana he? Ndi mu Rwanda, ndi Rwamagana. Yego. Baza rero cyangwa utanga igitekerezo? Murakoze. Mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya Usengimana. Ni ibintu bishimije cyane kuba abasha kujyana urwo rubuto rwa avoka hanze. Ni ibintu bishimije kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twazifataga nk'ibintu bisanzwe, ariko we kuba yarabashije kuzibyaza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane. Mbanje kumushimira. Hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe. Yego, bibaza. Nagira umuvuzi uko navuga telefoni yawe iracika. Cyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze, abashe kuzigemura hanze. Ni iki cyamuteye imbaraga? Ni iki cyamuteye kugira ngo afite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka, akabasha kubona isoko gutyo, akajyana imari akongera agasubirayo? Ni iki cyamuteye imbaraga? Hanyuma ikindi, nambwira imbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo. Murakoze. Icyo yakivuze sinzi, ugomba kuba utarukurikiye. Ariko ntacyo, reka akubwire muri makeya kuko iby'imbogamizi yabivuze cyane. Ndumva sinzi niba genda yavuga izikomeye muri make. Hanyuma reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri icyo cya mbere, iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze. Sakina, avoka. Hari n'ibindi ntabwo ari avoka zonyine, keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa. Sakina, ntabwo nari kuzafite kohereza amavoka, urusenda, imiteja, biteje nturi ku rwego ruri hasi, ariko turashaka kubishyiramo imbaraga cyane, noneho zigatwara nka passion fruit. So rero yenda cyane imbaraga igendana navuga ni n'uburyo umwana w'umukobwa cyangwa no kuvuga umwana w'umukobwa akavuga ko uri muto, rwiyemezamirimo ukiri muto aba afite. Ni ukuri dufite amahirwe menshi mu gihugu cyacu, kandi bifuza ko buri rubyiruko rwose rukwiye gufata, ndavuga gutekinga advantage, bakayabyaza umusaruro, ko ayo mahirwe aba ari ayacu. Kuko ntihajya habaho nk'ibintu by'ama exhibition, ugasanga yaba nk'ejo mu cyumweru gishize nari nagiye Dubai, ariko twe twajyanye na RDB, ifite umushinga witwa EDP, program yitwa EDP, Export Development Program, aho bagufasha gushaka amasoko. Icyo gihe bakorana n'undi mushinga witwa Darback, so batujyana nka Dubai, ukagenda gushaka amasoko, kumenya icyo umukiriya akeneye n'igihe. N'ibyo by'amavoka ndi kubabwira ngo utayizi ugomba kuyitaho, ukayikata neza kugira igere itangiritse, ukayipakinga neza. Ibyo bintu byose ni amakuru tuba tugenda tugashaka ku isoko, noneho ukabona ko hari amahirwe ahari. Niyo amahirwe ahari, icyo ngomba gukora nk'iki ni uko nyabyaza umusaruro. Rero nkaba nshimira nka guverinoma yacu kuko iradufasha cyane, yaba ari urubyiruko, yaba ndetse n'abandi bantu bari gukora bizinesi, kugira ngo ikomeze idufashe no gufungura amaso. Kuko iyo ufashe nk'urugendo ukavina ukagenda ahantu ugahura n'umukiriya ubigura, nubwo bwose nzaba igihe cyose mbyohereje ntajyana nabyo, kuko ibyo niba nohereje uyu munsi avoka cyangwa se nohereje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo, ariko umukiriya uri bubyakire icyo gihe niduhura arambwira ati ngewe nabyakiriye, hari igihe box iba itameze neza, icyo gihe nkashaka uburyo
nabipakinga neza. Iyo mbyakiriye hari igihe uba utazikase neza, ibyo bintu byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngume ku isoko. Rero ikenera imbaraga ni ayo mahirwe tuba dufite. Ikindi cya kabiri ni abantu dukorana. Ikenera imbaraga n'abantu dukora. Uyu munsi dukorana n'abantu bagize abakozi bari permanent bagera muri 16, dufite abakajo bakora muri paka bagera kuri 30-60 bitewe n'amawoda dufite. Hari abahinzi dukorana, ibyo bintu nabyo mwumva ko bineye imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza nyine gukora kugira ngo dukorane n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rero nkumva muri make ibyo ngibyo nibyo bineye imbaraga. Yenda challenge yenda namubwira nibyo nari nabivuzeho, ndumva yenda kongera akareba, ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri muntu wese akwiriye guharanira, ariko ukamenya amakuru wikuriye ku bayatanga, atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bandi. Ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko experience y'umuntu ntabwo ikwiye kuba experience yawe. Twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye Dubai. Ubu rwose ni byinshi ndatangiye no kwandikirana nabo, ubwo ni ukuvuga ko n'umubare w'abahinzi tuzakora nawe ugomba kwiyongera, na ya kazi ugiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane. Yego, akazi kagiye kuba kenshi, ni byiza. Twakire na Pascal. Pascal, yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Iyo ikibazo mfite, iyo urebye mu gihugu akenshi usanga noneho kugeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura. Wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa na ya madolari yo hanze. Wareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa, se bo bakora iki kugira ubu ngubu? Bo ni inshingano cyangwa se ni iyihe ntego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu, byibura bahaze abanyarwanda, hanyuma bajya bajya kohereza hanze, ariko abanyarwanda baje kubahaza, kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura, kandi ko bibura niko natwe abanyarwanda bigiraho ingaruka. Kandi abanyamahanga wareba ugasanga bo bameze neza, kuko baturusha amafaranga nabo bakadutwara ibicuruzwa, wese ugasanga bigira ikibazo kuri twebwe nk'abanyarwanda. Nicyo kibazo menshi bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga? Urebye nyine aho hanze batanga menshi, twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu cya gifite. Naho ugasanga nyine twebwe turabibuze kuko babitaza hari amafaranga menshi. Usanga nyine icyo kibazo kiba gihari. Wese amafaranga ntabwo yabura, ntabwo umunyarwanda bikorerwa imbere mu gihugu, umunyarwanda umubwire ibiciro byawe uko bimeze, umubwire umusobanurire, ukora amasitandi. Umunyarwanda reka ko byumva, ntabwo yareka ko byumva, kandi aba yumva nawe bimufitiye akamaro nyine. ubukangurambaga nabwo buba bukenewe. Yego, Sakina, subiza Pascal. Pascal yakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Uko nagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari uko wenda gusa nuko twohereza hanze, kuko niyo yenda nk'urugero ukuye urusenda waruhinze ntabwo usubiza mu rusenda, ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotation, n'ubwo butaka bumere neza, ubutaha n'ujya guhingamo bizagende neza. Ibyo rero uba ukoze nka rotation ubicuruza ku isoko ry'i Kigali cyangwa se ryo mu ntara, ahantu hose waba uri, kuvuga ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu. Ariko icyo n'imana nayo ni uko hagomba gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa. N'inama nyine nababwira tuba turimo, harimo local government, harimo umushinga wa kungura bagura amasoko uterwa inkunga na USAID, nabyo twabivuzeho cyane. Ni ibintu bya export, ariko tutanirengagiza ko urugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive. Ni ukuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i Kigali cyangwa se nkawukura yenda i Rwamagana mujyanye i Kigali, hari uburyo ngomba kuwutwara, hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza. Ibyo bintu byose ni izo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigende neza, n'ibyo bintu ibiciro bigabanuka. Nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa
zirimo yaba ari gukora amasikimu usanga hari amadama hari amazi ahubwo nashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumezinge dushobora ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga numva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikarira kugana ubuhinzi tukagira n'abasipesiyalisite ntiwavuga ati niba hari ushatse amatunda ndayakura niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzibikora tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka 20 yenda nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere cyadufasha cyane kandi nk'uko nagiye mbivuga guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane ushobora no guhinga ku gice cya hegitari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga ugasanga nk'umurima w'igice cya hegitari harimo nk'ibihingwa nka 20 icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije aho ufashe nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari puwavuro yaba ari karoti icyo gihe biragenda bidufasha kandi bigatanga n'umusanzu nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa kandi buri wese akabikora ku rwego rwe yego reka twakire Vera uratwumva Vera uratwumva yego ndabumva wari ubuze ifite ikibazo cyangwa igitekerezo ngewe ikibazo cyanjye nagiraga ngo mbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande bifata igihe kingana iki kumva biri buterwa n'aho biba bijya Sakina naho biba bigiye kuko bigenda n'indege nk'iyo bigiye Dubai nko mu masaha 5 biba bigezeyo ariko numva ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora bigiye yenda nk'urugero bigiye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye so rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite perishables biba bishobora no gupfa cyane byihuse rero dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe ariko bitabujije ko no mu gihe kizaba dukoresha n'amakontineri twabasha no kubijyana mu gihe kinini byafata iminsi 12 cyangwa se ukwezi biri mu bwato ariko ntabwo ubwo twege ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri reka dufate noneho ku murongo wa telefone Janison uranyumva Janison Hello yego yes nyarutsa akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kugeza ku musozo none buriya bakora ibiryo bivuye mu mfungurwa zimeze gute bigenda gute bahingura ibiki se yabivuze ariko yego nagikira gati yavuze ibyo ko bagemura ibyo birimo avoka amatunda imiteja urusenda ntabwo yego ni ibyo ngibyo muri makeya ibyo yavuze bagemura hanze reka muhe ijambo rya nyuma rero Sakina nguhe umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro ariko sinabura kukubaza niba utajya ugira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwiyemezamirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanya yenda bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu ariko muri makeya cyane hanyuma dusoza ikiganiro ibyo yenda nitangira ndatekerezaga ko bishobora guhura nabyo ariko aho ngeze ubu ngubu ntabwo ni ibintu nyine ntabwo mbibona cyane ko mu Rwanda harimo n'abandi barwiyemezamirimo b'abakobwa ndetse bakiri batoya umubare uri kugenda uzamuka hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane gusa izo mbogamizi hari igihe ushobora guhura nazo ariko ntabwo mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye kuko usanga kenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa cyane ibikorwa akaba ibyo bivugira niyo umuntu yatangira kugura akavuga ko iyi nguyu bimeze gute
ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona ko ibyo yatekerezaga atari ko biri rero njye nkumva ariko mbibona ndumva rwose yego reka ngushimire cyane ndabona amasaha tujyanye tuzongera tuganire urakoze cyane Sakina Usengimana kuri kiganiro uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Nelson Rops na Nadia Taha namwe mwese inshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri kiganiro Eugenia Mukankusi kuri